Muraho neza none ni karibu kuri YouTube channel yacu. Aka kanya tugiye kuganira ku ngingo none y'ingenzi mwatubajije, niba gutoza umwana mu nda bikora. Ese birakora gutoza umwana tuzikana no kwa kundi umuganiriza, kumuvugisha? Ese birakora cyangwa bibaho cyangwa nukubeshya? Iyi video ni igisubizo kuri wowe urasobanukirwa. Ni kumwe na Dr. Gasangwa Patrick. Mukomeze mukore subscription kuri YouTube channel yacu yango video zitandukanye turakomeza kujya tubategurira zigeze bagera ku gihe nta nimwe bacize. Abantu benshi nyine bibaza niba umwana uri mu nda yumva, yibuka cyangwa se abasha kumva amajwi. Aka kanya rero turi buze gusesengura ubusesenguzi buvuga ko kuganiriza umwana mu nda nimba bifasha iterambere ry'ubwonko, kwibakira umwana hagati y'umwana n'umubyeyi, kumwigisha gutuza no kumenya amajwi y'ababyeyi. Turaza kurebera hamwe nyine ibyo abashakashatsi, abaganga n'ababyeyi bavuga kuri iyi ngingo. Dore uko ubwonko bw'umwana butera kuva agisama. Ubwonko bw'umwana butangira gutera ku gihe gito cyane. Ku byumweru 8 kugera ku 10 ubwonko buratangira gukora pe. Ku byumweru 18 kugera kuri 22 umwana atangira kumva amajwi yo hanze. Ku byumweru 25 kugera kuri 30 abatangiye kubika memory, ibyo yibuka. Bivuze ko umubyeyi ashobora gutangira kumuganiriza ataravuka, kandi bigira umumaro ukomeye ku buzima bwe ndetse n'ahazaza he, birumvikana na nyuma yo kuvuka. Kuganiriza umwana uri mu nda bimugirira kahe kamaro? Hari ibyiza byinshi byo kuganiriza umwana uri mu nda. Icyambere bituma amenya amajwi ya nyina n'umuryango muri rusange. Ikindi bituma agira ituze, akamenya gutandukanya amajwi y'umutekano n'ayo hanze. Bitangira kubaka ubwonko bushoboye kumva no kwiga. Abashakashatsi bemeza ko abana baganirijwe bakiri mu nda bagira ubushobozi bwo kumenya ijwi ry'umubyeyi vuba nyuma yo kuvuka. Urumva ko nta kamaro ko kuganiriza umwana uri mu nda nawe mubyeyi ukurikiye video ujye ubikora. Ni rero ushobora gutangira kumuganiriza. Ushobora gutangira kumuganiriza kuva ku byumweru 20 kuzamura. Ibyiza muganiriza utuje, uhagaze ahantu hatuje. Ushobora kumusuhuza, kumubwira uti nakwifurije umunsi mwiza. Ushobora kumuririmbira buhoro. Nta bisabwa bidasanzwe, ijwi ryawe rirahagije. Koresha ijwi ryawe uganiriza umwana utwite. N'umugabo kandi ashobora kubikora. Uko umwana rero asubizeyo umuganiriye. Hari igihe usanga umwana yitwaye ukundi umuganirije. Atangira gukoma, ngo twamuvuma, akagutera utugeri, asubiraho yumva ijwi rituje. Hari abashobora gukomeza kiki iyo bumvise umuziki cyangwa ijwi baryibuka. Ibi rero ni ibimenyetso ko atari igitekerezo gusa, ahubwo ni uburyo bwo gutangira kubana n'uwo mwana uri mu nda, mukibanira, kuko n'undi muba mutangiye urugendo, mwararutangiranye kandi muzarukomezanya. Guhitamo byo kumubwira no kumwigisha hakiri kare. Icyambere abantu ntugomba kuba umuhanga cyangwa indirimbo, ahubwo mubwira utuntu duto nka ndagukunda, ndi hano, uri impano. Mubwira uko wumva umutima wawe. Ikindi mushyiremo amajwi y'amahoro. Abana bumva neza ijwi rirangwa n'urukundo n'ituze. Ese abagabo nabo bashobora kuganiriza umwana mu nda? Ikibazo wenda urakibaza umugabo wawe, ese nimba azajya gufasha? Ibyo byose nibyo wibaza. Yego, umugabo rwose ashobora kugira uruhare mu gutuma umwana amumenya ataravuka. Kumuganiriza akoresheje ijwi rituje birashoboka. Ikindi ariko kumusirimbira indirimbo ni byiza, nabyo birashoboka. Ikindi gufata inda ya nyina buhoro nabyo ni ingenzi, bizakereya urukundo hagati ya papa n'umwana. Ibi rero bifasha kubaka umubano mbere y'uko umwana avuka, bikamufasha kumenya amajwi y'umuryango we. Umuziki, indirimbo ku mwana uri mu nda, se hari icyo byo bifasha? Iki byose nibazo mwagiye mutubaza, ariko tuba tuganiriza kubasubiza kugira ngo dushire amatsiko. Umwana buriya nyine ashobora gutandukanya amajwi, harimo umuziki utujugujugu tworoheje, classical music, indirimbo ziri mu rurimi rw'umwana, indirimbo zituje zifasha umubyeyi kumva neza. Amajwi ararinda, araruhura, kandi agafasha mu bushobozi bwo gutekereza. Impamvu ari byiza kuba waririmbira umwana wawe cyangwa ukamucurangira. Mujye mubikora. Urebye bamwe bw'ababyeyi babikoze ibi, ibyo byabafashije. Hari umubyeyi watubwiye ati nabwiraga umwana wanjye buri joro nti ndagukunda, uzamera neza, navuze
yavutse ari ituze pe. Undi nawe naramuririmbiraga indirimbo ya Dodo buri munsi, ubu iyo nyimuririmbye aratuza vuba. Ubwonko bw'abana buganirijwe bufata vuba, bibafasha gutangira kumva ururimi. Niba rero ushaka umwana wumva, tangira kumuganiriza hakiri kare. Kuganiriza umwana uri mu nda si imikino, ni impano y'ubuzima ubumuha. Ntugatekereze ko avuka ngo umubwire ko umukunda, tangira utaramubona. Ijwi ryawe ni inyigisho, ijambo ryawe ni ituze, urukundo rwawe rutangira akiri mu nda. Kandi ikiruta byose, ibi bigufasha nawe kumva ko uri umubyeyi hakiri kare. Si uko ufite umwana mu nda, ahubwo ni uko umwana akumviriza, agukumbura, akanakumenya. Ibi rero ndibaza ni ingenzi babyeyi mutwite cyangwa muteganya gutwita. Muganiriza abana mukibatwite, guhera inda yawe ifite ibyumweru 20 kuzamura. Iyi video rero ni ingenzi kuri wowe. Kora subscription kuri YouTube channel yacu, ariko wibuke no kuyisangiza abandi babyeyi nabo bamenye akamaro ko kuganiriza abana bari mu nda, kuko birafasha abana kandi birafasha n'ababyeyi. Murakoze cyane, bye bye. Muraho neza, none ni karibu kuri YouTube channel yacu. Aka kanya tugiye kuganira ku ngingo none y'ingenzi mwatubajije. Niba gutoza umwana mu nda bikora, ese birakora? Gutoza umwana tuzikana no kwa kundi umuganiriza, kumuvugisha, ese birakora?